umunsi ntabwo ari saa 10 z'uyu munsi, ni saa 10 z'ejo, hari saa 10 z'igitondo nibwo numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo genda babwire ku gitabo cy'imirimo bakora imirimo. Icyambere ubambwire ngo imirimo nizabaherekeza. Icya kabiri imirimo n'urwibutso. Nibyo bintu bibiri. Kandi ntabwo ntinda hano kuko ari amagambo y'ubuhanuzi, ntabwo ntinda. N'abagambo y'ubuhanuzi Imana yabantumyeho, ntabwo ntinda. Imana irambwira ngo bambwirire ku gitabo cy'imirimo. Uriya reka mbabwire, hari igitabo cy'imirimo gitandukanye, hari igitabo cy'Icyacumi, hakaba n'igitabo cy'imirimo, n'ibintu bibiri bitandukanye. Utazibeshya ngo uratanga Icyacumi ngo ubwo Icyacumi ni imirimo. Icyacumi kiri apari, imirimo nayo iri apari. Ako mubanze mukandika ko ngaho. Navuze ngo Icyacumi kiri ku ruhande, kiri mu gitabo cyacyo. Imirimo nayo iri mu kindi gitabo. Utazavuga ngo natanze Icyacumi ubu nakoze imirimo. Icyacumi cyanditse ukwacyo, imirimo nayo yanditse ukwayo. Kandi igitabo cy'imirimo buri wese afite page yanditseho izina rye. Subire mu cyango. Igitabo cy'imirimo buri wese afite page ye, hejuru handitse izina rye. Imana yambwiye ngo ubambwirire impamvu imirimo y'abituzura, ubabwire impamvu bamwe badafite imirimo. Anastasia atemberezwa ijuru wa Rubavu, hariya Rubavu. Akigerayo Imana yaramubwiye ngo subirayo ukora imirimo, subirayo nta mirimo ufite. Iramubwira ngo inzu yawe irahari irateguye ariko nta mirimo. Kandi Anastasia yari umuririmbyi, Anastasia yari umuhanuzi, umunyamasengesho. Ariko Imana iramubwira ngo nubwo ibyo bihari, iyo ni inzu ariko inzu itarimo imirimo. Turi kumwe ndavuga buke cyane, noroheje cyane. Anastasia Imana iramubwira ngo subirayo ukora imirimo. Ashatse kugumayo, iramubwira ngo ntabwo uguma hano, subirayo. Iramubwira ngo nibyo uri umuririmbyi biragaragara, ndetse uri n'umuhanuzi, ariko genda urebe inzu yawe. Ageze mu nzu ye yateguriwe, asanga hamanitsemo agakote kamwe. Wamutemberezaga aramubwira ati kara agakote kamwe, ngo nakantu nagakote yarigeze guha, niba ari umusaza, niba ari mbega nagakote yarigeze. Ati reba inzu yawe na subirayo ukora imirimo. Biragaragara ko, ariko reka mbanze mbaza ikibazo. Muri uku kwezi turi gusoza kwa gatandatu, abo wagiriye neza ni bangahe? Mama Rukundo aravuze ati ayisite na Berenice, ariko reba Berenice wo gutekereza iti cya Mama Rukundo. Uriya Mama Rukundo ni kenshi najyaga mpura nawe n'amaguru aje hano yakataje. Reba Berenice umwana ungana gutya wo gutekereza ko Mama Rukundo agomba kubona itike kumuzana hanga. Reba ICT wo gufata udufaranga asigaje akavuga ati ndaduha Mama Rukundo. Wenda nibyo bihumbi 10, 15, wenda saguye ku bintu runaka, cyangwa se wenda mbwiye ati nta mafaranga yo kugura imyenda, akigo mu mwenda umwe akaba ati 20 ndabiha Mama Rukundo. Reka mvuge ngo muri uku kwezi kwa gatandatu wafashije bangahe? Nabajije, reka ariko nabajije ntabwo ndi kwirukanka. Tekereza neza, reka tumene nk'abatekereza. Waguriye umunyu bangahe? Wagaburiye bangahe? Ni bangahe waguriye isabune yo gukaraba? Mu yandi magambo watekereje ku bantu bangahe? Icyo bita kwicira ugatekereza ku bantu ariko. Kamfate iminota 3 yo gutekereza. Imana irambwira ngo uyu munsi genda ubambwire ku gitabo cy'imirimo.
wa mugani wa mupasiteri waje ejo bundi akavuga ngo cya cyumba kirimo ubusa, reka mbabwire bamwe amapaji yabariho ubusa, kandi iryo rimanutse mpagaze hano. Nababwiye ko mu gitabo cy'imirimo buri wese afite paje ye, titre mama dasi, titre umushumba runaka, hejuru niko handitse amazina yanjye, hasi imirimo. Mpagaze hano rero numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari bamwe paje zabo ziriho ubusa, kuko cya cyumba nacyo marayika yabuze abantu bagaruka gushima abo twari turi kumwe, paje za bamwe ziriho ubusa. Nabajije ngo uretse kwirebaho, dufate uku kwezi kwa gatandatu utekereje ku bantu bangahe? Hari uwo waba waragaburiye ko wariye? Ko wariye? Hari umuntu wagaburiye wowe wabikoze? Data vivre nye yambwiye ngo je saa 10 z'igitondo nari neteguye ijambo rivuga ngo inyungu zo kuba mu rusengero. Irampindurira, irambye ngo genda ubambwirire ku gitabo cy'imirimo, bakora imirimo bandikishe. Imana irambwira ngo ubabwire ngo bandikishe imirimo, pereda mwandikirwe icyo bita kwandikirwa. Kwa mbere kwirebaho, kwa kabiri kwirebaho, kwa gatatu kwirebaho, ukwezi kukarangira uri kwirebaho, uri kwigurira imyenda, ukundi kwezi kukarangira uri kwigurira imyenda, ukundi nako kurarangira uri gushopinga ibyawe, ukundi nako kurarangiye ntuzi abari iruhande rwawe. Irambwira ngo bambwirire bakora imirimo kandi bandikisha mu gitabo cy'imirimo. Irambwira ngo icyambere imirimo izaduherekeza, kabiri imirimo yasuye Tabita, nabwiye Imana nicaye muri uru rusengero, nari nicaye muri iriya nguni, uru rusengero ruri kubakwa. Nabwiye Imana ngo Mana reka manze mvugira ingiri. Irambwira ngo mbwirire abantu bakora imirimo nk'abari gusiganwa, irambwira ngo babwire bakora imirimo nk'abari mu irushanwa, kandi irambwira ngo iyo umuntu ari mu irushanwa ntawureba ku wundi akantaza kukibagirwa. Babwire bakora imirimo nk'abari gusiganwa, babwire bakora imirimo nk'abari mu irushanwa, kandi iyo umuntu ari mu irushanwa, abari mu irushanwa ntawureba ku wundi. Icyambere imirimo izaduherekeza. Mu yandi magambo, imirimo izadufasha kwambuka Yorodani. Niyo ngazi tuzururiraho. Ibyo simbisubiramo, nabisubiyemo kenshi. Kabiri imirimo n'urwibutso. Ndabwiye Imana nicaye muri ya nguni umunsi umwe, ndayigira ngo Mana ndananiwe, ndarushye urusengero ruramvunnye, ariko hari ikintu ngiye kugusaba. Nabwiye Imana ngo naba ndiho naba ntakiriho, iyi mirimo uzambabarire uyibukire ku muntu wese uzankomokaho. Naba ndiho ndarushye ndavunitse mu buryo bugaragara, ariko nino hacyo njya kugusaba kuvunika nta kundi byagenda. Iyi mirimo naba ndi ku isi naba ntakiriho uzayibukireho umuntu wese uzankomokaho. Nabajije muri ku kwezi kwa gatandatu ni bande bagiriye neza, va mu bya 10 uve mu maturo n'ibindi, wafashije bangahe? Kandi ko ufite ubufasha wafashije bangahe? Ikiro cy'isuka uko bimeze kose nticyakunanira. Ibiro 3 by'akawunga ntabwo gakunanira, umuti w'isabune ntiwakunanira. Ngo abantu bavuga ngo bajye ngo baba bayafite. Navuze ko umuti w'isabune utakunanira.
navuze ko ikiro cy'isukari kitakunanira bande bayafite se ko ashobora no kuyagira kandi ntabikore icyangombwa ni umutima hanyuma rero hari ubwoko kandi reka mbabwire buriya tubona kino gitabo bibiliya yawe irihe bibiliya tubona iyi bibiliya irimo ubutumwa bw'ibice bitatu ubutumwa bwa mbere buri muri bibiliya imirimo n'ibitangaza Imana ikora igice cya kabiri ni inyigisho z'agakiza no guhinduka ubutumwa bwa gatatu ni inyigisho zo kugaruka kwa Yesu ari ryo juru ubundi ni ibice bitatu abakunda kwandika no kumenya mujye mwandika utwo tuntu nk'utwo ngutwo bibiliya irimo ibice bitatu igice cya mbere ni ubutumwa bwiza bugaragaza imirimo n'ibitangaza Imana akora yaragutabaye nanjye izantabara izongera itabare n'ubu iracyatabara igice cya kabiri ni ubutumwa bwiza bwa Yesu bw'agakiza bwo guhinduka igice cya gatatu ni inyigisho zo kugaruka kwa Yesu ari ryo juru amen ariko iki kibazo ndi kumva nakomeza kukibaza muri uku kwezi kwa gatandatu wagaburiye bangaye kandi ko ufite ibyo kubagaburira hanyuma rero gukorera Imana harimo ibice bitatu gukorera Imana harimo ibice bitatu cyangwa se imirimo yandikwa n'ibice bitatu rimwe hari abakorera Imana mu byo batunze imitungo yabo kabiri hari abakorera Imana batanga igihe cyabo gatatu hari ushaka gukorera Imana mu byo atunze n'igihe akagitanga ibyo reka nze mbabwire ibyo ngibyo mvuze uko ari bitatu icyo ushoboye uzagikore muri ibyo nibwo uzagororerwa ngiye gusubiramo hari abakorera Imana bakora mu mitungo yabo kabiri hari abakorera Imana batanga igihe cyabo kuko nguko turaba nazira ahangaha gatatu hari abakorera Imana batanga ubutunzi bwabo ndetse bagatanga n'igihe cyabo reka nze nkubwire muroko icyo ushoboye muri ibyo ngibyo uzagikore nibwo uzagororerwa kuko nta munsi n'umwe Imana izakubaza icyo udashoboye kandi nta n'umunsi n'umwe Imana izakwaka icyo udafite ariko reka nkubwire ibyo ufite nutabikoresha neza ni urubanza kanako ngasubiremo nta munsi n'umwe Imana izakubaza icyo itaguhaye kabiri ariko nanone ibyo yaguhaye nutabikoresha neza ni urubanza sinzi niba nagasubiramo n'umwe Imana izakubaza icyo udafite ariko nanone ibyo Imana yaguhaye nutabikoresha neza imbere y'Imana ni urubanza kumvikanye Imana irambwira ngo igitabo cy'imirimo ariko abo muturanye bimeze biti abashonje abababaye bimeze bite hari gukorera Imana bamwe bakora mu butunzi hari gukorera Imana abantu batanga igihe cyabo hari gukorera Imana swati watanga igihe cyawe kandi ukanatanga n'ibyawe Imana irambwira ngo bambwire ngo buri wese icyo ashoboye muri ibyo bintu ko ari bitatu agikore nibwo azagororerwa Yesu nashimye nta munsi n'umwe Imana izakubaza ibyo itaguhaye ariko nanone ibyo yaguhaye nubikoresha nabi amen imbere y'Imana ni urubanza Imana irambwira rero ngo twihuse kubera icyo abantu imirimo ituzura ndavuga nk'uwo muntu watembereje ijuru Anastasia yari umuririmbyi yari umuhanuzi ku cy'imirimo itari yuzuye umva icyambere gituma imirimo yawe ituzura mpereye kuri Anastasia ijambo rivuga ngo ibi birahagije kora kandi icyo ariko ibi nkora birahagije kuririmba birahagije ntabwo bihagije
guhagarara hano ku gatuti birahagije? ntabwo bihagije. ngomba no gukora imirimo. burya ntimubona ko nkunda gukora utuntu tumwe na tumwe? mba ngira ngo ijuru, mba ngira ngo nandikishe. mama tumukunde singomba guhora nteza amaboko, ngomba gukora. awi ngenzi ibanga ryo gukora, kandi ibanga ryo gutanga njyewe ndarizi. ntawambwira ngo ndi umushumba ndahora nteza amaboko, ntibishoboka. uwo mujyo si wongenderamo by'iki gihe bahora bateza amaboko basabiriza ngo barabashyira mu biganza. ibanga ryo gutanga ndarizi. nijyari ngejeje aha yewe na mbere yuko ninjira muri ibi by'ubushumba. ibanga ryo gutanga ndarizi. guhora nteza amaboko ngo umushumba, ngo n'umushumba ateza amaboko, ngo umuhanuzi ateza amaboko, ntibishoboka. iyo siyo principe yanjye. ibanga ryo gutanga no kurekura ndarizi. hora nteza amaboko. nteza amaboko kubera iki se? reka mbabwire cyari impamvu imirimo ituzura ni ijambo rivuga ngo ibi nkora birahagije. ntabwo bihagije, ntabwo bihagije. Hanasazi yaririmbaga kumva birahagije, yahanura akavuga ngo uko bimeze kose Imana nayikorera ibirahagije. ndaguhakaniye, ntabwo bihagije. wabyumvise? cyari imirimo y'abantu impamvu ituzura nane ni ugukora n'andi magambo ni agatuti, ariko nkamenya n'uwaburaye. hawi ni agatuti ariko nkamenya n'uwaburaye mu gihe bibaye ngombwa. ubu se umuntu wavuze ngo gutanga biruta guhabwa n'injiji? ntibishoboka. ntabwo byakunda. mama tumukunde guhera nteza amaboko, ntibishoboka. ye ibanga ryo gutanga ndarizi. ibanga ryo gutanga ndarizi. abashumba bagomba guhora bateza amaboko muri iki kinyejana, ngo abahanuzi bagomba guhora bateza amaboko. ariko ibyo ni iki? ibyo ni iki? guhora bateza amaboko ni ingorwa n'abashumba, ingorwa n'abahanuzi, ingorwa n'abakozi b'Imana bagomba guhora bateza amaboko bajugunya mu biganza byabo. wowe se kuki utagira icyo ukora? Yesu nashimwe cyane. oya bishyire kuri kamera muri iyi minsi. Imana irambye ngo mwigishe inyigisho nzima kandi mubwize abantu kuri. mu yandi magambo idaheje, ejo mfite igiterane kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, mfite amagambo yo kubabwira. cyane cyane abafite inzira zigana isiyoni mu mitima yabo, muzaze tuganire. amen. hanyuma ibyifuzo byo mu kwezi kwa gatandatu mwongere munyandikire kuri page nshyashya. muze kongera mwiherereye mu ngo zanyu, munyandikire kuri page nshya. maze muri ibyo byifuzo bitandukanye byo mu kwezi kwa gatandatu Imana ishyiraho akadomo. niko Imana yambwiye mu gitondo. Imana yambwiye ngo ngiye gushyiraho akadomo. kandi reka mbabwize ukuri, uku kwezi kwa gatandatu Imana itabaye abantu mu buryo bugaragara. ishubije abantu benshi. Imana uku kwezi kwa gatandatu ikoze imirimo n'ibitangaza. ibyo mutazi nibyo byinshi mwebwe. abadahagarara hano nibo benshi. Yesu nashimwe. ampamagara kambwira ati mama tumukunde byagenze gutya, mama tumukunde byagenze gutya. abo mutazi nibo benshi. uku kwezi kwa gatandatu Yesu nashimwe. Imana mu gitondo nibwo Imana yambwiye ngo mu byifuzo bitandukanye, irambye ngo ibyifuzo byo muri uku kwezi kwa gatandatu icyo cyo kuba ngo mwongere mu byandike muri bushyashya, Imana yakimbwiye mu cyumweru gishize, ku cyumweru hari. ariko mu gitondo nibwo Imana yambwiye ngo ibyifuzo byo mu kwezi kwa gatandatu muri iki cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatandatu ngiye gushyiraho akadomo. ndaje nshyiraho akadomo. Yesu nashimwe. amen. hanyuma rero kubera ko dufite igaburo ryera, mundebera igihe we ni sangapi di? ni sangapi? 5:37. reka mere nkuru kubisita gusa. icyambere gitumye abantu imirimo ituzura, nababwiye ngo ni ijambo rivuga ngo birahagije. ibiki bihagije? ntabwo bihagije. kwayasashka ubone umuntu ari indembe nta byiringiro byo kuba hafite, wajya kubona ukabona hereje mugenzi w'utuneke.
kandi nta byiringiro byo kubaho no kuri kw'Imana. Hasigaye akuka bega hasigaye kubarirwa iminsi, kuko baganga burya bafite uko babireba bakavuga bati mu bihugu byateye imbere ho mu Buhindi umuntu agiye bakamubwira batuzapfa kuri 25 kandi koko agapfa kuri 25. Nkajya kubona nkabona afashe utuneke ahereje mugenzi. Mu yandi magambo, korera Imana kugeza kukuka kanyu ntabwo bihagije. Wenda uko imeze kose ndaririmba birahagije. Uru rusengero nigeze bagitangira nigeze gutanga 50 nararangije. Nigeze gutangaho 20 nararangije. Umva yewe, korera Imana kugeza kukuka kanyu. Yesu nashimwe. Umushumba birahagije reka da. Ndi umudiyakoni uko imeze kose birahagije. Umudiyakoni udashobora kugura isukari ya mugenzi we nangwa se ngo agurire umuntu igitenge, kigure niba ubishoboye. Nababwiye ibi bintu uko ari bitatu. Imana yambwiye ngo ibintu uko ari bitatu: gukorera Imana mu butunzi, gukorera Imana ukayiha igihe, gukorera Imana byombi ukaba wabikora ukayiha igihe, n'ibya ukabitanga, byose birashoboka. Imana irambwira ngo ibintu uko ari bitatu. Imana irambwira ngo buri wese ushoboye gukora kimwe muri ibi agikore, nibwo azagororera. Ngicyo ikizame cyambere gitsinze abantu, gitumye imirimo ituzura. Birahagije ibi. Anastasia yibwiraga ko guhanura bihagije, akibwira ko kuririmba bihagije, ariko nta mirimo ntakura. Yaramubwira ngo subirayo, inzira hari yo kukuririmba kandi ukanahanura n'ibindi. Iyi niyo nzu yawe, ariko subirayo ukora imirimo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe ariko. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Imana irambye ngo ubwire abantu uyu munsi ku gitabo cy'imirimo, kandi igitabo cy'imirimo gitandukanye n'icya 10. Icya 10 kiri ku ruhande, imirimo nayo iri ku ruhande. Udatanga icya 10 ukagira ngo wakoze imirimo. Icya 10 kirabarwa kwacyo, imirimo nayo ni ukwayo. Baravuga bati uko bimeze kose bari kwigisha ku cya 10, dore ko abantu banga twavuga ku cya 10. None se kubyanditse muri Bibiliya tubigenze gute? Kubyanditse iri jambo ko atari nge waryanditse mwuka gira Imana mwe ko nkijijwe ejo bundi. Ngewe nkijijwe ejo bundi Saveri urabizi dukorana muri Minisante. Iki gitabo ntabwo ari nge wacyanditse cya Bibiliya. None se nasanze abambangirije bakivuga bavuga icya 10. Iyo tuvuze icya 10 baravuga bati umva rero no kwifuza barasaririje. Oya rwose uzagitange cyangwa ukihorere, icyo kora nzakigishaho, kugira ngo imbere y'intebe y'urubanza utazavuga ngo mama tumukunde ntabyo yambwiye. Yesu nashi uzagitange cyangwa uzabyihorere. Ntawe nzafatira ku gakanu, ntawe nzasanga muri business ye, nta nuwo nzabaza yahembwa. Ibyo ni ibyawe. Amen. Ijambo rya mbere ritumye rero abantu badafite imirimo ituzuye bibigira ko ibyo bari ntabwo bihagije. Anastasia Imana yambwiye gusubira gukora imirimo. Kabiri icya kabiri kibijije abantu gitabo cy'imirimo, hari amapaje ariho ubusa. Paje yawe iriho iki? Paje yawe iriho iki? Kabiri. Amen. Ijambo rya kabiri bituma abantu gitabo cy'imirimo paje yawe iriho iki? Ijambo rya kabiri ni ijambo rivuga ngo ntabwo bindeba. Ntabwo bindeba. Bitakureba ni biki? Ntabwo bindeba. Ntabwo bindeba. Ibitakureba ni biki ariko? Somera Tito gice cya 5. Somera Tito gice cya 5. Namagambo avuga ngo hari cyatumye ngusigikirete no kugira ngo utunganye bidatunganye. Tito mutagira ngo ntabwo nasomye ijambo. Somera Tito gice cya 5. Ntabwo bindeba. Ibitakureba ni biki? Tito wahageze nasome s'il vous plaît. Wahageze mbere nasome. Wahageze mbere fata mikoro usome. Nta nshinganwa yo gusoma. Nta
hano wahawe itegeko ryo gusoma hano wahageze mbere nasome Tito kadusome igice cya mbere umurongo wa 5 Tito igice cya mbere umurongo wa 5 Paulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'ikirere. Paulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero. Wenda nawe hari Imana yagushinze ono sejame wenda nawe hari Imana yagushinze mwende magabo wenda hari inshingano no kwirengagiza Imana yagushinze. Imana irambye ngo mbwira abantu bakora imirimo nk'abasiganwa ubambye bakora imirimo nk'abari mu irushanwa. Imana irambye ngo kandi mu irushanwa ubabwire ngo ntawureba ku wundi. Icyatumye ngusiga ikirere no kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Hagararira aho ngaho ibyo hasi ni uko ngo ushyira abashumba mu nshingano n'ibindi. Ongera subiremo ako karongo. Icyatumye ngusiga ikirere no kugira ngo utunganye ibyasigaye no kugira ngo bari utunganye bidatunganye yo. Hari impamvu tuye aho ngaho nabyo abantu ngo Imana ishimwe natuye mu Kagarama n'ababosi pe kandi reka mabwire gutura hano ntagira umumaro birangora kandi uko niko kuri. Natuye muri Karakajagari abikorera imicanga abikorera abo twaturanye mu Kajagari barabizi ba mama Olivier narimutse bararira baravuga bati Karabo genda uturangire iyo yagiye mu Kagarama tuzagaburirwa nande muri corona barampamagaye pe bigeriye n'abafundi bampamagara muri corona inzara igiye kubica abakozi bankoreraga kera abafundi bo mu Kajagari buriya kuba ahantu ntagira kandi akababwira ubajite mama tumuku mu buzima unezezwa niki umva mbabwira ikinezeza iyo umuntu ageze imbere nkamukemurira ikibazo ndanezero. Ubajije ngo mama tumukunde unezezwa niki mu buzima iyo umuntu ageze imbere afite ikibazo nkabona ndagikemuye ndanezero. Nabwiye Imana ngo ushimwe Mana kunzanye iruhande rw'abademobe bamugariye ku rugamba bacitse amaguru bamwe birirwa mu tugare. Umva mbabwira ijambo rivuga ngo hari icyatumye ngusiga ikireti kugira ngo utunganye bidatunganye biriyo. Hari impamvu Imana yakuzanye muri REHOBOTH. Muri yararimbye ngo mukore byose mutitotombana kandi reka nze mbabwire mujye mukora mudasiganye ntimugasigane. Irambye ngo ibintu uko ari bitatu nababwiye wavuga ijambo kandi ukanakora n'ibindi. Irambye ngo ibintu uko ari bitatu buri wese icyo ashoboye gikore nibwo azagororerwa niko Imana yambwiye. Hari impamvu hari icyatumye ngusiga ikireti ijambo rivuga ngo ntibindeba iryo ritumye abantu batandikisha imirimo. Irambwira ngo babwira bakora imirimo nk'abasiganwa babwira bakora imirimo nk'abarimo kurushanwa. Irambwira ngo kandi mu irushanwa ryose amen ubambye ngo irushanwa ryose ntawe ureba ku wundi ntawe ubanza kubaza ngo nkore iki ngiki. Urabaza nde uramubaza bitamurimo arakubwira ngo iki. None se makire urabaza mama prince bitamurimo aragusubiza iki gisubizo. Ikomeze kose umuriro kugurumana muri wowe utandukanye n'umuriro umurimo. None se uragishinama ibiki hagisha no kumuhamagara ukamubwira uti umva we ndumva nakora iki ari mu ntege nkeya kakubwira tasi Kigali we ariko ubwo ngubwo ufasha ibiki ni wowe se w'imfubyi cyangwa ni wowe nyina wazo ari icyo gihegeze mu ntege nkeya kandi wowe gukora bikuguruma namo kora icyo ugomba gukora. Imana irambwira ngo babwire bakora imirimo nk'abari mu irushanwa kandi bakora imirimo nk'abasiganwa. Irambwira ngo irushanwa ryose ntawe ureba ku wundi. Yesu nashi urinde kumubaza kubera iki uramubaza niba yageze mu ntege nke ubwo aragusubiza ngo iki. Uramubaza atabyumva arakubwira ngo iki akubuza umugisha ngo uri kurinda kubaza. Burya niyo mpamvu mubona nkunda kubwira umuntu ngo tubonane amateraniro arangiye no kugira ngo ntisubiraho. Tashi yandi bugire umuntu neza kamubwira ngo tubonane amateraniro arangiye no kugira ngo nticara amajwi akambana menshi ariko wasaze cyangwa none se ntabwo uzi wasake none se rege ntabwo uzi ko none se fagitire y'amazi warayishyuye none se minerivare y'umwana buriya urayakoraguramo umwana aziga gute. Burya impamvu mbivuga no kugira ngo ntisubiraho. Yesu nashimwe
irambye ngo babwira bakora imirimo nk'abari mu irushanwa, bakora imirimo nk'abasiganwa. Irambye ngo mu irushanwa ryose ntawe ureba ku wundi, uragisha inama kubera iki? Burya niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo amateraniro narangira tubonane, kugira ngo ntaza kwisubira. Nimba itekereza kabiri, Imana inyereke ibibazo, kandi ibibazo ntibizashira, kimwe kivaho haza ikindi. Reka mbabwire barako, ni ryari ibibazo bizashira kugeza igihe uzumva nta kibazo ufite kugira ngo ufashe abandi? Reka nongere mbaze, ibibazo bizashira ryari kugira ngo ubone gufasha abandi byashize? Reka nze babwire, ngiye kuvuga ijambo rikomeye. Burya gukorera Imana no kwigomwa. Subiremo nirindi. Gukorera Imana no kwiyima, gukorera Imana no kwigomwa. Uko niko kuri. Naho nutegeze igihe bizashirira, cyangwa ugategeza igihe iyo muri shike Yesu uzaba wamaze kuyimanurayo. Iyo muri shike Yesu uzaba, igihe uzaba wamaze kumanura iyo muri shike yose, uzasubira yubone na kandi ni ceza. Ugatasike we wapi, wongeye usubire yusange na kandi kagezweho. Uko emeze kose nako ngomba kukagura. Kandi umuntu wese uhora yirebaho ntashobora kugirira abandi akamaro. Iyo umuntu ahora yirebaho, mbarahije ukuri ntacyo ashobora gukorera abandi. Yesu nashimwe. Icyo nkubwira ni ukuri, umuntu wese uhora yirebaho ntashobora kugirira abandi akamaro. Kandi nkubwiza ukuri, mama tumukunde ibihumbi 100 ntabwo natinya kubereza umuntu atari kuvuga ngo mfite menshi, ariko nkitegereza ngasanga se ni muhi 10, ni muhi ibihumbi 10 biramumara. Ngewe se kuki umwenda nawuguze waya naya n'urugero, kuki we ngomba kumujugunyira ubusa? Namuhaye akantu kagaragara, akagira icyo akora nawe kigaragara. Wenda nkagira icyo nigomwa mu kwezi kumwe, cyangwa nkagira icyo nigomwa mu mezi 2. Ngewe nababwiye ko kuri inyubako inzu yangira ha mu kajagari murayizi, hafi mu 300 banyishyura. Kuri inyubako naravuze ngo kuva mu kwezi kwa 6 kugeza igihe inzu izuzurira, mbega kugeza igihe tuzayigereramo, amafaranga ndayigomwe. Ukwa 6 ntayo nafashe, ukwa 7 ntayo nafashe, ukwa 8 ntayo nafashe, ukwa 9 nongeye gufata amafaranga fe y'ukwezi kwa 10. Ndavuga ngo ndayatanga ku nzu ya data. Maze imyaka 2 anyishyura neza, ndi kumiragura. Maze imyaka 2 ayirimo, kuko yirimo yayigiyemo kuva nayivamo, na n'ubu aracyayirimo. Sinkunda gukurikirana utudodi kuva za 2018 wayigiyemo n'ubu aracyayirimo. Imyaka irarangiye miragura, aya mezi 4 nyahaye Imana nahomba. Ukorera Imana no kwigomwa ariko. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ndavuga ko yemeze kose aya mezi 4 ngiye kuyaha Imana. Nose narapfuye se? Ukwezi kwa 4, ukwezi kwa gose byageze igihe ndamubwira nti jya yanyohereza kuri mobile money, ibyo kuma konto byihorere, ibyo nyohereza kuri mobile money kugira ngo nyabonere hafi ndahanga. Ukwa 6 ntayo nafashe, ukwa 7 ntayo nafashe, ukwa 8 ntayo nafashe, ukwa 9 ntayo nafashe. Nongeye gufata amafaranga kuri iriya nzu ukwezi kwa 10 kuri gusoza. Yesu nashimwe. Ijambo rya kabiri rituma abantu ntabwo bindeba ibiki bitakureba. Igitabo cy'imirimo irambwira ngo babwire bakore nk'abari kurushanwa, kandi irushanwa ryose ntawe ureba ku wundi. Ijambo rya gatatu mpamvu igitabo cy'imirimo kituzura, paje yawe iri kubusa bamwe. Haleluya. Ijambo rya 3 barako ni ijambo rivuga ngo impamvu abantu badakora imirimo ngo ibitabo byuzure cyangwa se page yawe yuzure, kutamenya ibyo utunze aho byavuye. None sereka nkubaza, Imana igukubise umushahara wa miliyoni, wari umaze igihe umushomeri wenda n'urugero, uratangira kugerenzura wayahawe nande utarayabona se? Mu gukorera Imana no kugerenzura ataraza se.
nukunusuraho kandi umwaka wari urangiye umuntu ari umushomeri imukubise miliyoni cyangwa se yahembwaga $200 Imana imukubiye 5 atangiye kugerenzura umva yewe Imana atangiye kuyibarira icyo bita kuyibarira ariko ashize inda ye imbere Imana atangiye kuyibarira icyo bita kuyibarira ataraza wari umeze uti musubize Imana aha naho nshyiremo pause reka nshyiremo pause musubize Imana kanshyiremo agapoze kutamenya aho ibyo utunze byaturutse subiza Imana yewe bitaraza wari ubayeho gute nacecetse ngo mbahaye iminota 3 musubize Imana muyisubize ariko reka mbabaza ikibazo kimanutse ni gutaha ahantu dushobora kugira ikibazo cy'ibihumbi 100 ubifite ubibitse ntubitange kandi ubitanze nta gihombo cyahaba ni gute nshaka guhagarara hano kuri iyi nkavuga ngo harabura ibihumbi 100 byo gukora akantu runaka uyafite ntuyatange kandi uyatanze nta gihombo wagira icyakora ari minerivare y'umwana sinakwemera ko yatanga muri buburare sinakwemera ko yatanga ariko ngwenda miliyoni 2 ufasheho 100 ukarikemuza ikibazo cy'Uwiteka wabuhombye iki musubize Imana ariko ijambo rya kabiri rituma imirimo paje ziriho ubusa kutamenya ibyo utunze aho byaturitse ure principe yanjye cyangwa hano habonetse ikibazo kaba nzi neza ko nagikemana na amasegonda uti kubera iki aho yavuye hazava n'ayandi none se ninjyewe nari yacuze se njyewe nkora inote muri beneri nkora ibiceri muri beneri ndi mu bantu bakora inote ahavuyeyo hazava n'ayandi cyane cyane mu bintu by'Imana reka nze mbabwize ukuri mpagaze hano iyi Mana nzayirwanira ishyaka kugeza ku mwuka wanyu nzayirwanira ishyaka kugeza ku kakanyuma gashizemo nzemera umva sinzi nababwiye ngo musubize Imana kuri iki kibazo herega gutega amaboko biroroshye guhagarara hano abantu bagatega amaboko biroroshye we kugena igisirimba biroroshye ariko abantu gukora mu bye uba Imana irambwiye ngo mbwirira abantu bandikisha imirimo kandi bite ku gitabo cy'imirimo kuko imirimo niza guherekeza ikagufasha kwambuka Yorodani sakanwa yewe akanwa benshi baragafite imirimo kabiri irambwira ngo imirimo ni urwibutso mu gihe runaka imirimo ni ariko reka nkubaze iyo ugeze mu kibazo ufite icyo wiyutse Imana cy'imirimo ngiye gusoza ni gute umuntu akabazo gashobora kuvuka ku k'ibihumbi 50 kuri mugenzi wawe 50,000 mwene so uyafite uyamuhaye ntacyo utapfa kuki utagakemura kuki utagakemura niko nabajije ugenda usenga amavakoboka uri gusengera 50 mugenzi wawe turasenga wagakemuye turasenga yarabiguhaye turasenga nsomera y'amagambo Matayo 25 soma imirongo mike cyane Matayo 25 31 nyarutsa uhageze nasoma Matayo 25:31
nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ngize gute? Umwana w'umuntu azazana izababwira ngo mumve imbere mwabivumwe mwe, intama nizijye iburyo n'ihene zijye ku ruhande, mumve imbere mwabivume. Sinigeze kubamenya kuko nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwangaburira. Iyicarire, icara, murakomeza muri some mugezi wanyu. 25:31 ni ijambo nzi cyane. Nari azabashyira iburyo, abandi bajye ibumoso, intama zizajya iburyo, ihene zijye ibumoso. Nari nshonje murangaburira, bavuge bati twakugaburiye ryari? Yesu ababwira ati kurya mwabikoreye umwe muri bene so ninjye mwabihaye. Nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari nshonje mwanga kungaburira, bati ryari se twanze kukugaburira? Burya mwabyimye umwe muri mwene so ninjye mwabyimye, mumve imbere mwabivume mwe. Ariko manzo nsomera titre yo gucibwaho iteka. Titre y'iryo jambo, titre ivuga ngo iki? Titre iravuga ngo gucirwaho iteka. Gucirwaho iteka, gucirwaho iteka. Iri se ni njye ubyanditse, gucirwaho iteka. Azababwira ngo mumve imbere mwabivume. Ndasubira n'ijambo navuze. Ijambo navuze ni ijambo rivuga ngo nta munsi n'umwe Imana izakubaza ibyo udafite, virgule. Ariko kandi ibyo ufite mutabikoresha neza imbere y'Imana n'urubanza. Nongere ndisubiremo noneho, nari nshonje, nongere ndisubiremo kugira ngo nta munsi n'umwe izakubaza icyo udafite. Kuri konti niba hariho 0 irakubaza icyo udafite se, ntabwo bishoboka. Ariko nanone ibyo ufite nutabikoresha neza imbere y'Imana n'urubanza. Ubu mama tumukunde ikarori vunike hano, cyangwa se mbona akabazo cy'ibihumbi 100 n'urugero mbibitse nshyira agati mu ryinyo, ishyano rinde kutugwirira, nshize agati mu ryinyo, umurimo w'Imana wenda upfapfane, wenda habure mikoro yo kuvugiramo iryo jana, kandi wenda nindita, wenda niryo kugura imyenda. Imyenda se nibyo kurya? Utaguze imyenda uyu munsi ejo ntiwagura. Naritanze rikagura mikoro yihutirwa, utaguze umwenda ukundi kwezi ntuzawugura. None se ubitse ibyo wakuye he? Kutamenya aho ibyo utunze byaturutse, iyo ni ingingo ya 3. Ingingo ya 4 nkarangiza. Irambye ngo babwire bakore nk'abarushanwa, kandi bakorera Imana nk'abari mu irushanwa. Irambye ngo irushanwa ryose ntawureba ku wundi. Ijambo rya nyuma ngasoza. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Ijambo rya nyuma nsorejeho ritumye imirimo itandikwa, paje zimwe ziri busa. Tega amatwi yewe, tega amatwi. Ijambo rya nyuma ni ijambo rivuga ngo abandi barahari. Korari agasiba ukwezi ngo abandi barahari. Bande se bakubereye mu mwanya? Abandi barahari. Abandi barahari. Bande se bakubereye mu mwanya? Abandi barahari. Bande se ni bande bakubereye mu mwanya ra? Reka nze mbabwire bene da, nta muntu n'umwe Imana ishobora kubonera mu wundi. Ngo ivuge ngo mama Dasi ngo ubwo yasibye ndamurebera muri uyu. Abandi barahari. Bande bahari bakubereye mu mwanya? Korari abandi bariyo. Murambabaje. Aya magambo nayahawe saa 10 z'ijoro, ubwo ni kwa 5 saa 10 z'ijoro za mu gitondo, mbega nibwo nayahawe. Nari mfite ikindi kibwirizwa namaze kugitengeneza neza.
inyungu dukura mu rusengero. Saa 10 za mu gitondo nibwo nabyukiye muri aya magambo ndi kurota nkigukira hejuru. Igitabo cy'imirimo, genda ubambwirire bakora imirimo nk'abasiganwa, bandi barahari, bande se bahari. Ninde ukubereye mu mwanya? Ninde ukubereye mu mwanya? Abahari bandikishije ariko wowe ntiwandikishije. Bandi barahari. Baravuga kubereye se? Irambye ngo bwiza abantu kuri. Kandi akamabwire tubwizanye ukuri. Muri misi mfite imbaraga zo kubwiza abantu ukuri. Kandi uko niko kuri. Irambye ngo igisha inyigisho nzima kandi ubwira abantu ukuri. Abantu ntibamenye ukuri kuzaba batura. Ijambo rya nyuma ni ijambo rivuga ngo abandi barahari. Bande bahari ukubereye mu mwanya ni. Burya niyo mpamvu muhora mumbona hano. Niyo ndwaye ndaza. Bandi barahari se baranyandikishiriza. Uzareba abafundi nkunda ko mu bafundi cyane. Ibintu byo kubakisha mbimazemo imyaka n'imyaniko si ibingibi kuva kera. Abayede 18 umuyede udahari ubwo abandi barahari. None se arahembwa niba taje tuvuge wenda nabayede 18 dukoresha. Ejo arasibye. Abandi baramwitabira se ngo karame. Abandi baramwitabira ngo karamera. Abandi bayede. None se reka mvuge ikintu gikomeye. Nibajya guhembwa nawe arahembwa. Nabajije ngo nibajya guhembwa nawe ari buhembwe. Ari buhembera. Subiramo ariko bivuze cyane. Ubwo nuko uzi neza ko harimo question mark. Oya nabajije ngo nawe ari buhembwe. Oya vuga ngo oya. Mureke kunama no kugira gute ubwo nuko muzi ko harimo question mark. Ntabwo ari buhembwe. Urese nibikwiranye nibyo yakoze. Protokole 3-4 Imana itazi yuri. Ngo nawe uri mu mubare wa protokole ntabwo muri protokole muri bangaye. Protokole muri bangahera. Mediatrice muri bangaye. Media ntabwo yaje. Muri bangaye muri protokole. 18 18 18 irabazi n'amazina irayazi. Irabazi n'amazina irayazi. Iramuzi. Ngira ndavuga ryarindi. Ryari ryo muri quartier ndavuga ryarindi we. Ye n'umwana wakuriye mu biganza byanjye. Mama wari inshuti yanjye gusa yari itahiye. Twaraturanye. Ndavuga kakandi we. Jean Jacques. Kakandi ko mu bwana. Yunguyangana na bawacu nyine. Ariko hari tuzina two muri quartier nyine. Ntabwo nshaka kuvuga utwo tuzina two muri quartier abantu barabaye bagabo bambera amakorovati. Jean Jacques. Muntu yabari kurambagiza nkavuge hano n'umukobwa ari kurambagiza arimo hano. Narangiza amaza ati byo mama tumukundi yavuze se kandi nibiki. Jean Jacques imuzukwe. Darike imuzukwe. Buri muntu wese iramuzi n'amazina irayazi. Ijambo rivuga ngo abandi barahari. Iri jambo rizakura kuri benshi. Abahari ntabwo bahakubereye. Buri wese yaje kwandikisha. Ndashoje kandi. Imana irambwira ngo babwire ku gitabo cy'imirimo bandikisha. Imana irambwira ngo kandi mu gukorera Imana bakore nk'abasiganwa kabari mu irushanwa. Irambwira ngo umbwirire abantu bose ngo irushanwa ryose nta muntu ureba ku wundi. Umva nkubwire dina niba dasenga uzasenge. Baze gukubura barurere cyangwa baze bakuburi uzaza ukuburi. Nibaze gukubura cyangwa barurere Mama Olivier timu y'abanyamasengesho ni aboneka nibataboneka uzaza usenge ijuru ryandike. Awi Mama Olivier pase naho babura uzaza upfukama ijuru ryandike. Haleluya. 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 Oui. Oya ima reka tujye tubwizanya ukuri. Ntabwo ari kubyina igisirimba no gutega amaboko. Iri juru rifite formule
formule. Bibiliya iri mu bwoko butatu bw'inyigisho. Gice cya mbere imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Kabiri inyigisho z'agakiza guhinduka. Gatatu kugaruka kwa Yesu ari ryo juru. Kugaruka kwa Yesu rero ngo ntabwo bakibivuga ariko nzabivuga ngewe. Yesu nashim ijambo rya mbere rero rya Imana yambwiye irambye ngo kandi gukorera Imana n'ibice bitatu. Rimwe hari abakorera Imana mu butunzi bwabo. Kabiri kuko abantu bose ntabwo bazahagarara hanga hari Imana yahaye utuzi kugira ngo tuzi tugire umumaro no mu nsengero nyine ikabaha umugisha wo mugisha ugakora mu rusengero. Kabiri hari abakorera Imana batanga igihe cyabo nk'ubu igihe twaragitanze rwose turayiha. Hari abakorera Imana batanga ubutunzi ndetse n'igihe. Imana irambwira ngo bambwire ngo buri wese icyo ashoboye muri ibyo ngibyo agikore nibwo azagororerwa. Niko Imana yambwiye buri muntu wese icyo ashoboye muri ibyo agikore nibwo azagororerwa. Amagambo ane ibintu bya imirimo impamvu bamwe ituzura kuko Anastasia yari umuhanuzi akaba ari umuririmbyi kandi atagira imirimo. Ijambo rya mbere twabonye ni rihe ngo kuvuga ngo birahagije. Ndi umuvuga butumwa birahagije, ndi umuririmbyi, ndi umuhanuzi, ndi cyamamare. Ntabwo bihagije. Ni ukukorera Imana kugeza ku kuka kanyuma. Narakoze ntako ntagize. Ijambo rya kabiri ni rihe? Ijambo ryitwa ntibindeba naryo bireba ndetse ko ari wowe bireba ahubwo wa mbere. Imana irambwira ngo babwire bakore nk'abari. Amen. Haleluya. Haleluya bene data. Abari mu irushanwa nta muntu uri mu irushanwa ureba ku wundi. Ijambo rya gatatu ni rihe? Kutamenya ibyo ufite aho byaturutse. Reka nze mbabwire ijambo rikomeye kandi Imana ngo urayigerenzurira kubera iki? Urayibarira kucyo yibarira. Urajya mu mibare pourquoi? Urajya mu mibare kubera iki? Reka mbabwize ukuri kandi mama tumukunda atari kwiyemera. Iyo havutse ikibazo cyo muri uyu murimo mujyayo cyane cyane no kubayo mujyayo n'abantu bayo nta mibare sinjya mu mibare kandi uko ndabivugira imbere ya kamera. Yavutse ikibazo sinjya mu mibare kuko ntekereza ko nshobora no kujya mu mibare Imana ikampana kavuga atari ko wasaze urangerenzurira kuki sinayabonye se ko yafite sinayabonye. Mama tumukunda ngo ntareba Imana igize gute. Ngeyo havutse ikibara ntabwo njya mu mibare. Tibishoboka. Tibishoboka. Yo mwene data huye n'ingorane runaka ntabwo njya mu mibare. Automatically icyo mwuka ntegetse n'icyo. Ikindi ijambo rya nyuma naryo rizakora ku bantu bigatuma imirimo ituzura abandi barahari. Reka nze ngutangarize ngo abahari ntabwo bahakubereye. Amen. Umuntu amara ukwezi atagaragara muri korari ngo abandi barahari. Barahari se barahakubereye. Reka nze mbabwire aya magambo mvuze mwuka wera basanye. Aya magambo ndondekanyije ahangaha mwuka wera bigisha. Kandi ntabyo kuvuga ngo barahaguruka ngo mbasengere ni wowe nayo. Aya magambo ijambo ry'Imana rivuga ngo nibangarukira nanjye ndabagarukira. Yesu nashimye. Hanyuma rero uko nyetondekanyije mwuka wera abasanye. Mu yandi magambo mwuka wera asobanura iby'iri jambo. Nge ndatumitse aya magambo nayazanye nk'ubuhanuzi. Imana yampaye kwa gatanu saa 10 z'igitondo. Naye akangukiyeho ndi nko mu nzozi. Imana irambwira ngo ubambwire ku gitabo cy'imirimo. Imana iduhana umugisha. Amen.